Burya ngo umukobwa utarira yanabaga ihene. Umukobwa wacu ni umukobwa, ni umwari. Ikikubwira ko ari umukobwa agira emotion, agira emotion. Muvugira ngo emotion. Yesu Kristo yabwiye Petero intumwa ko ari buze kumwihakana ku nshuro ya gatatu isake ibitse. Ndagira ngo umbwire iyo sake ariyo kwande yabikiye hehe, yabitse ryari sangahe? Urambwira ikinini cy'umutwe kijya kumara ikimunda. Ubwo niba utabizi nawe ugenda intara y'amajyepfo ujye uyumva. Akarere ka Nyaruguru kamara iki mu majyepfo? Ubwo niba utabizi nawe genda. Umurwa w'u Rwanda tuzi uko hari amazu n'inyubako, hakaba abantu b'abasirimu, kandi buri murenge mu gihugu ugira veterineri, nka veterineri w'Ikigali Amarikiyo. Ubwo nimbona agatsisino ndamenya kamana ari imbere. Mu musezera mu bwete nanya ngo se yari umukobwa. Ntacyo bitwara. Igikorwa mwemere gukora ntarababwira. Kugira ngo bize guhurira amabire. Baho rero twagiye. Rimwe inamwe kuri uko simibona inzira yira kwimara. Kabiri gatatu bakose mamaje kane kuboneze cyeri yiruka gatanu betse ukabyaye zeke nibyo byawe ntakubeshya ibisomana nabi n'imodoka abantu ntacyo Inyange ya Runyagamembe imwe yima kubanduye, umushumba disu yiragiye akayibwirwa n'umwomaniye, murararaho zaraye naho iyindi byungura inama. We yarayibwiye umushumba ati byuka twungura inama, maze nanjye nungura ingendo we, dore umwanzi apfanye agahinda ye, urararaho zaraye murararaho zaraye murararaho zaraye murararaho zaraye. Inyange ya Runyagamembe imwe yima kubanduye, umushumba disu yiragiye akayibwirwa n'umwomaniye, murararaho zaraye naho iyindi byungura inama. We yarayibwiye umushumba ati byuka twungura inama, maze nanjye nungura ingendo we, dore umwanzi apfanye agahinda ye, urararaho zaraye. Ndaza gusaba umwe wese uri hano aze kunyemerera yemarare cyangwa ahaguruke tuze kwanzikana isengesho. Mubyeyi rero njya batunganya ibizigira nabavunye. Warambwiye uti mwana wanjye abagusumbye ibizigira n'abandi mu kagero abo nanjye nzajya mbavunye. Ndagira ngo uhere mu nyirigisi wacu uriya mubyeyi, umubweke wacu waduhaye umwaka w'umwakaka, tugahinga tukeza tugahura tugahungira maze tugahunika, tugashaka ababyeyi beza bazi kubeta urusyo bakarohamya ingasire, tugakangaza ku buryo butakanga imitima y'abizera. Ndagira ngo ihere mu nyirigisi wenda manda wakira umubyeyi Rwagatucu Rugenya kabyara ubyagije nka mubyeyi. Muryango wacu kwa Habumugisha Theogene, nshuti bavandimwe, n'umunsi w'ibyishimo ko twarimo dusoza ukwezi kumuganura, tukaba tugize umugisha wo kugendererwa n'abashyitsi baturutse mu Rutsiro ku nshuti zacu. Ku ruhembe rwabo hariho nyakubahwa Alexis. Abangira ngo mubyeyi ntitwari duherukana, wigire hino tubanze turamukanye mu izina ry'imiryango yombi. Aho cyane murakomeye yeza kuzwe iteka ryose. Ibirayi ndumva bigize yewe nawe ndumva ntaribi. Nta mutima mubi. Komera mukomere cyane. Nta mahoro. Akavura karaguye. Imana ishimwe. Turashima Imana rwose. Murabona ko n'indabo ziri kumwenyura. Nabibonye pe. Mu minsi yashize byari bikomeye. Wewe ni mahire rwose, ikirere kimeze neza. Yego. Muvandimwe rero Alexis, turabishimiye cyane hamwe n'abo mwazanye. Nagira ngo mbere yuko tubakira nongere nsabe umuryango mugari bongere babakirize amashyi n'impundu. Murakoze cyane, turabishimiye. Se iyo mwishimye nuko namwe bigenda. Dorere wumvise biri iwacu bimeze neza.
amahoro. Rero muvandimwe mazi yatembye ageze kure, nagira ngo bigize hino amwe mu mazimano twarimo dusangira mu gitaramo cyo gusoza umuganura kuko tukimara kumenya ko muzatuzindukira twarabahishiye. Nuko tubakire tuze kuganira, hari icyo mushyize ku mbavu. Murakoze rwose, muri abantu beza rwose. Akira. Sama. Curura inkotsi na bikara ibintu byarahahoze. Iwacu n'iwacu bimeze neza. Ni mu gihe inzuki ziwanyu zihova muri Gishwati, zegereye indabo zacu zigahova mu Gihondohondo, n'amata n'amavuta. N'ubwiza bubyaye kwisi. Ongera ucurure, wakoze urugendo rurerure. Bimeze neza rwose. Nibaguherekeze bakugeze mu cyicaro usoma utuje, maze kandi ni karibu nabo mwazanye bose. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego. Yabona ndi bantwaze. Ntugire ikibazo. Murakoze cyane. Yego. Ndagira ngo muhuze ibiganza bashimira ababyeyi. Amashyi atagira impundu asa nk'impuha. Mubyeyi mwiza, uriya mubyeyi watugendera n'imfura kabiri. Tubashimiye ku ikaze muduhaye. Abantu batuze be kujya kure, turabashimiye kandi turabakunda. Twishimiye kuba turi kumwe namwe muri uyu mwanya. Turashima Imana tubasanze mu gitaramo. Iwacu natwe turi intore, dusanze abantu bataramye turanezerwa. Ubu nimuza kutubonera akanya turabereka umudiho, namwe turifuza gutaramana namwe. Ariko ubwo muri bo mutarama twabonye ko mugira na gahunda yo kunyuzamo mukica inyota. Ndagira ngo rero nsabe muduhe umwanya dutaramane, ariko natwara impamba twari twazanye. Nagira ngo rwose igira hino nibanyegereze, ari ituro twazanye ariko ntabwo ari ruswa, ni ituro. Bari batubwiye ngo ubwo muri mu muganura, yego, tuze kuganurana, natwe twarahinze. Ntiwumva se? Nyaruka nyampinga. Mubyeyi ntanabaciye mu buryo muvuga kambere, babandi bose barabaziritse, bahinduka bazituzi, bakomera ugondi ntango zose aba bantu bose banyuranyuremo, ariko ntibanyuzemo ijisho. Yego, nicyo ni dore rero urareba. Yego. Bwa buki wari wavuze bwo ku Gishwati, sinshidikanya ko ari bwo uyu uri bwumve, kandi niwumva urumva dore uri umuntu mukuru. Ndasaba kugira ngo nimuza kubona akanya natwe muduhe dutarame, mwumva uko twivuga. Murakoze cyane. Iyi mpamba mwari mwitwaje turayishimye. Muryango amashyi. Ariko unyemerere muvandimwe David, ituro nk'iri ryaturutse mu muryango wa Hategekimana David, mu muco w'iwacu iri ntibarisogongera. Oya, nta kibazo. Ahubwo baripfundura bitonze. Umuryango utuje, ni mutuze rwose. Dushidikanya ko iri tura ari ryiza. Murakoze cyane. Kagira Imana. Murakoze. Yego. Kandi yambwiye yuko ngo kudutwerera atari uko turusha amaboko, ahubwo yaje kongera ibintu mu bindi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ngo abafite tuzongererwa. Ibyo ni ukuri. Ndagira ngo rero wenda mandura mubyeyi ugira uko umugenza, buriya yakubwiraga ngo rwana hagukoma akabugu nabibonaga kabyara. Mubyeyi David ngo umukuru arumva ntabaza, ntabwo twaba twuguruye amarembo ngo winjire, ugira umugisha wo kudusanga mu gitaramo, hanyuma tuze kukuvutsa uburenganzira bwo gusangira natwe ijambo.
bakumpera amashyi, muyatanga amashyi ndi kuyasaba. Ariko murakoze cyane, turabashimiye ko mwatwakiriye mukatwakira neza, tugasanga muri mu muganura. Umuganura tukifuza kubana namwe mu muganura, ariko mukaba mutwemereye no kutubaza ese rwose reka tubaha akanya. Aka kanya rero turakabashimiye ko mukaduhaye. Mubyeyi rero, David yantumye, ariko antuma nk'intumwa nziza. Antuma nk'intumwa nziza. Mu muci wacu haba igihe cyo gutarama, haba igihe cyo kuganira, haba igihe cy'ibyifuzo. Mu minsi yashize dufite abana bari mu masengesho, batangira gusenga, abandi barerekwa, abandi Imana ibabwira iby'ibitangaza Imana izabakorera. Haza kuvamo umuhanuzi umwe arerekwa, yerekwa hari ibintu byabaye, ariko yabyerekwaga n'uwabyerekerwaho nawe biri mu mutima we. Uwo muhungu yitwa Ezekiyeli, ni umukozi w'Imana. Akimara kubwirwa ibyo bintu yuko ngo azakora ubukwe, arabitekereza, ese bizagenda gute, bizaca mu zihe nzira? Noneho natwe turamubaza, ibyo bintu nibyo koko? Tugaruka no mu gitaramo iwacu twicaye nk'intore, dufite abantu, dufite inshuti, dufite ahantu dusanzwe tujya tugasaba umugeni, kandi umugeni si ubwa mbere tuzaba dusabye kwa Theogene. Yifuza kugira icyifuzo gikomeye cyane, aravuga ati tuzazindukire mu rugo rwanyu. Ubu rero mutubona ababyeyi, urubyiruko, twazinduwe no kuza kubasaba umugeni. Nicyo cyatuzinduye, tuvuye iwacu iriya muri Rutsiro, ikintu kituzinduye no kubasaba umugeni. Rero ni icyifuzo twongeye ku cyanyu mwari mufite, musanzwe mufite ibindi byifuzo, mwari mu muganura, ntabwo turi bubahungishe ngo tujye kure, twabwira mu muganura ni muwureke, ariko icyo cyifuzo mushyishyire ku mugereka, muze kukigaho mu kiganire, turebe ko uwo muntu weretswe ibyo bintu koko yaba yaravangiwe, cyangwa se ni ukubera ko se oya. Ubwo ibyo ngibyo nibyo duteze amaso. Murakoze, murakagira Imana. Urakoze muvandimwe David, urakoze kudusangiza no ku muhamagaro uri mu muryango wanyu. Kandi koko ntaho nigeze numva bavuga ko umuntu yerekwa na Sekibi, ahubwo yerekwa n'Imana. Icyo nacyo turagishimye. Gusa mbere yuko nabwira umuryango ngo ushyire iyo ngingo muzo twari dusanzwe turi bwige, ngira ngo mbanze nkuganirize kuko yewe kera twahoze turi reka nkunganire. Aho wakubitaga nyaruka shari, kereka niba mubyeyi mwiza uriya mwari bahoza. Gira hino nkwereke. Uriya mwari bahoza mu nzira y'imfundiko. Nta kintu ari bube uyu nguyu akora siporo ya buri cyumweru. Ni umuhereza, ntabwo ari umwikorezi. Ntabwo ari umwikorezi, ni umuhereza. Oya, uyu ni umukozi w'Imana. Yaraje aje kugira ngo yabagendereye, azanye umutobe mwiza wo gutura, azanye ikintu nk'iki ngiki gikomeye cyane. Tambuka mangaho Kimirano. Noneho rero nyakubahwa, wavuze uti ntabwo nafata ingingo ngo nyongere ku yindi, naje kare mbasuhuza, ariko nzanyemo ikindi kintu ngo uje gusaba umugeni. Ndavuga ibyo bintu ndabisobanura nte?
genda ubinsobanurire. Nta mugabo, kuko impamvu ntabwo wabivuga, wabibwira abagabo gusa uko nguko. Erega nanjye nari neretswe ko hari icyo wibagiwe, baguha amashyi. Murakoze. Noneho niba hari umuzituzi wazanye, ariko kuko turi bamwe na hano habonetse undi, iyo barayisogongera nuko umuryango wayishima ukaguha uburenganzira bwo gukomeza ijambo. Nyegera mbanze nkwereke uburyo tuyicura. Bayumve. Yewe mwiza, intango abantu batumva bituritse bakagira ngo nibiturika batuzaniye, icyo kinyabupfura kibipfundikiye mu byumviro. Yego. Ubwo rero nimwe mwayiteguye, murabanzamo. Ariko twabaye umwe mwatwakiriye nawe. Tubanze nimwe mubanza kuyisogongera, nanjye some mwese ongera wumve. Hano hepfo bimeze nk'uko nguko. Yeme muvandimwe David, niba ari uko mwaturutse kure hari haburaho ikibatsi, ariko iyi nzoga muryango yatuma umuntu ahabwa ijambo. Ikibatsi cyatewe nuko kubera ubwihute hari habuzeho ikibatsi, ariko akwiriye ijambo uyu mugabo nakomeze. Murakoze cyane, ndabashimiye muri uyu mwanya. Nkuko nari nabivuze, tubashimiye ineza yanyu n'urukundo rwanyu utugaragarije. Nkuko nabivuze, twazindutse, ariko ntabwo twazinduwe n'amaguru, ahubwo twazinduwe n'ineza, tuzindurwa n'urukundo tubakunda. Iwacu kwa David tugira urukundo, ndetse n'ikimenyetso kibigaragaza, urumva haba Dawidi kandi n'umukozi w'Imana. Noneho ibyiza iyo bihuriranye biba ari ibindi. Abyara umuhungu amwita Ezekiyeli, nawe akaba undi mukozi w'Imana. Iwacu rero tugira ikintu cyitwa kuvuga ngo gukunda Imana no kuyikorera, kandi urukundo rukwiriye kuba imbere muri byose. Urwo rukundo rero umuhungu yaratubwiye tereka da, twabona umuhungu ntasinzira, gusenga akarotaguzwa, yajya guhinga akitema, yajya mu mirimo yatangira gukoresha mashini, ahari igisi akashyira igireka, umutima byanze pe. Bimaze kugorana rero nibwo yaduhamagaye, hamagara abakuru b'itorero, hamagara abantu turaterana, hamagara ba nyirasenge iti ndabinginze rwose, si nta mahoro mfite ni mu ntabare. Rero barebamo intore nkuru mu rugo iwacu. David arantuma arambwira ati nyakubahwa Theogene, umuhungu wacu mfite umukiza Ezekiyeli yakunze umukobwa wawe witwa Isimbi abijuru. Akavuga ati uwo muntu ndumva gahunda mfite azanjyana mu ijuru, azamfasha kujya mu ijuru kuko yitwa ijuru, nanjye nkitwa Ezekiyeli. Rwose mutwemerere muri uyu mwanya muduha umugeni, niwo watuzinduye. Amagambo yanjye nayo, murakoze. Muvandimwe David, uwagutoranije yarashishoje, uravuga ijambo ukagusha ku rukundo, wagaruka hino ukagusha ku rukundo, kandi gukumira urukundo nta muhanga wabitsinze. Ushobora kuba ufite nka 50% ry'amahirwe yo kuronka icyo usabira umuryango. Ukome mu mashyi, 50 ni menshi, umuntu aba yimutse, umuntu aba arimo atsinda ikizamini.
n'ikimenyimenyi uti turasabira mfite umukiza wabuze amahwemo, mfite umukiza akagutuma kwa Habumugisha. Ari umukiza ari umugisha arawufite. Urumva ko ibyo bintu aho bihurira biri kugana ku ijanisha ryiza. Amina amina. None rero muvandimwe, icyo kora mu bihe byashize twagiye tubona intumwa ziturutse kwa Hategekimana David zigera mu muryango, ndetse tukabona abana bagendererana, tukabona ntacyo bitwaye kuko ni ibisanzwe. Ntabwo twari tuzi ko mukomeje. Bigeze aho bamwe muri izo ntumwa baraza bati nyamara ntabwo ari ukugendererana kw'abana gusa, ntabwo ari uko tujya muri vunga ngo duce ku irembo ariko twe kunyura ku rugo. Baca amarenga bati nyamara turashaka irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Ibyo nabyo bamwe mu bari bahari bagize umuryango basanga ntibirajya kure y'urukundo, barabyakira. Ariko ibyo byose turavuga tuti burya iyo abantu baraganira bigahita bikaba byanaciraho, none ndabona mukomeje. Wa wundi wo mu zindi ndimi ati muri seriye, mwaje muje. Turi seriye pe. Muvandimwe rero reka ndivuge mpagaze. Bamwe mu bagize umuryango, nshuti, bavandimwe, mwari muhari mwiriya minsi, baje kuducira amarenga yo kudusaba umugeni, none ngo baje mu kudutoranya. Bamwe muri abo twari tubahagarariye, ngira ngo uko ndi kubareba ntabwo mwatwibeshyeho. Ubwo twagize icyo dusubiza ariko tugifata nk'agateganyo, ndetse uriya mugabo turamubaza tuti aho none ko ngo hari ibice by'uwitwa Sendataze byabayeho, akaza agatera umugaryo bakikiriza, yarangiza agaheriyo, byazaba nka bya bindi. None uriya mugabo ntabwo ari uwo kwa Sendataze, niyo mpamvu yajaje. Rero nimunyemerere tumuhe uburenganzira asabe umugeni ku mugaragaro, nuko turebe ko birenze kuri ya 50% umwana w'umuryango wabo umutima wasubira mu gitereko. Ndabashimiye, niba mubinyemereye nimubigaragaze. Nimutanga amashyi wawe. Bari ahubwo kuba Sendataze waba ndamurarana biragatsindwa. Iwacu nta ba Sendataze tugira, nta bahigeze. Rero ubwo munyemereye uburenganzira, reka noneho rebe ko ngira 100%. Wa mukobwa ari hedi, nyaruka gira hino, nagarutse, ngwino duhure. Iba hari umuntu kwakirira abe bugufi. Ya mubyeyi yaje yikwije, umutware buhora izo bazanye zose baziduhe, n'ubundi nitwe bazizaniye. Nabonye ariyo gahunda mufite, ariko nta kibazo. Murakoze cyane.
Murakoze rwose namwe. ndabashimiye kandi mbashimiye neza mwatwakiranyije urukundo urugwiro ndi kubona abantu banyu rwose akamwemwe ni kose iyo ugiye ahantu ukabona abantu baseka ukabona ababyeyi baragusekera urishima pe erega reka mbabwire niyo waba ubabaye za gahunda zitagenze neza hari ibitaciyemo oya nimureke duseke twishime sibyo iyo rero mbonye ababyeyi batangiye guseka mpita nanjye numva nishimye koko kandi iyo nishimye rero hari umuntu umwe uba wishimye kurusha abandi ndi bumuvuge nyakubahwa icyanzinduye nazinduwe no kuza kubasaba umugeni mu rugo rwanyu umugeni nsaba si jye wisabira ahubwo iwacu kwa Dawidi nababwiye ko tugira umuhungu witwa Mfitumukiza Ezekiyeli rero yakunze urugo rwanyu kwa Habumugisha ahabona umuntu witwa Bijuru mutaduha undi mutaduha genda ubwo mwasanga mufite n'undi witwa ukundi dorere ko wari watangiye usaba neza ubyishute ntabwo ndi bubyice abakobwa b'iwacu nta mubi ubamo oya ntawe rwose bose babonye abasore dufite nta kibazo rwose impamvu mvuze icyo reka ngisobanure neza narigeze ngo Abijuru abaye adahari ariko tukabona murumuna we nawe witwa Bijuru kandi nawe mwiza ntacyo byaba bitwa ntabwo twamwanga ariko ntabwo mwamuduha ngo tumuhe Ezekiyeli ahubwo twamuha murumuna we nicyo narindi mu ndabyumvise noneho kubera ko ubu amazina y'iki gihe yabaye ama.com hari igihe hazamo ibintu n'ababi oya nta bakobwa bamugira none se kora ba nyirasenge singabariye haguruka wamubonye uriya akomoka hano uriya ni umukobwa mwaramwibagiwe oya ntabwo twamwibagiwe ntitwamwibagiwe dore ni uwanyu uriya ahubwo tubabarire mu gitaramo tutaza kuvuga ko wagize ikosa urabona nk'ubu hari benshi hariya batamuzi kuko ntaheruka kuza kuramutsa umuryango aho waracitswe oya ntabwo nacitswe haguruka yagiye ari inkumi nimuze muhaguruke nyarutse muze musuhuze umusaza uraho ni mukobwa jana abantu bari basigaye bambaza nka buri cyo nsubiza dore ngaba bose nabaza ni wowe wanganye utyo reba ukuntu basigaye bangana wa aho nyiramashyo reba ukuntu batengerana wa reba rwose pe bashukuje uruhanika ubu koko yo dore nubakuriye rwose reba nagira ngo yarashaje none oya gute se umvise buriya buki ndishimye nyaruka sha zayiruvanga usuze ibintu ariko nyaruka iruvanga gira vuba kandi mutebuke nimunyaruke murimo muradukerereza mubyeyi ubuse dore muzajya muhereza abakobwa bajya kuramutsa akoze baba mbega mubyeyi w'umusirimu wambaye agasuti ka bose baheruka bakiri bato ntimugahobere sobukwe cyane ngo mugire bino by'iki gihe uhobera sebukwe ntabwo atiginya uragira ni buhoro ni gakeya apyondaho gake ngaho banyegere mwegere papa wanyu nimwegere dore bavangwa abana nta mwana ugera iwabo ngo afe gutaha kandi murabizi ko ariko byahoze na mama utangiye kugira intege nke akayagashobora nuko mugereye amahoro kandi ntimuzongere kumara igihe babwire badusangire bibabwire nimugende cyangwa niba mugende twari tugiye kubibagirwa nyakubahwa rero wongeye kuntiza karibu mubyeyi David nicyo rero navuga komeza rwose saba umugeni ijambo waryemerewe ryo gusaba umugeni nyakubahwa rero niba hari ibimenyetso by'uko wajuje hera aho ngaho yego naje nikwije ndagira ngo niba munyemereye umugeni mu nkoshe noneho nanjye mbakwere giye kutuzanira ngo za nkwano mubyeyi mwiza ngagiye kutuzanira za nkwano zigenda imbere y'izindi uzirimo mbugu na ruyumbu zirimo yewe n'igicuba hakabamo n'isuka atari ukudusubiza ku isuka ahubwo zirimo za rumaramatsiko n'izindi nk'umubereye ngombwa wagwiza intambwe ugatambuka akazigushyigikiriza ubundi agakomeza muri uwo mucyo
yego nazo ndazifite rwose wamuhereza atebuke ni nanyegere oya uwo mutobe se manze ureke umutobe ndabona abana aje bawusoma ariko nta oya nta muntu wawusomyeho asomaga umutobe kandi ntibabonye oya mwanze kuza mwashwetse nk'abashwekera umwisi oya ntabwo twagiraho cyo rwose nushaka uduherere kuri ayo masuka yombi yita amazina oya uburyo umwete n'ubundi waricunguye reka ducunguze uburyo umwete mubyeyi mwiza uyu muryango ni imfura cyane baduhaye cyose byinshi byiza ngira ngo wabonye yuko na ba nyirasenge na ba masenge banjye bagiye ari ba muteteri bagaruka ari ba cyaradamaraye bafite ibintu n'abantu iyi rero ni cyozi cyogera inka ikaba inkwano igenda imbere y'indi cyane rwose umuco nyarwanda ntabwo igenda ari imwe igenza rimwe bayita imbogo noneho tugomba kugenda ari zingahe igomba kuza n'iya kabiri ibakita mbugu na ruyumbu umubyeyi mwiza iyi ni itera ubwatsi ikabubagara yego mu gihe tukawugendera neza yego dufite imashini rero ngiyi hano ayinshyikirize mbanze yirebe imashini yacu mubyeyi mwiza abantu barambajije ngo mbese umubyeyi katubwiye ko atuzaniye imashini atuzaniye akabazo mu muryango oya ntako nanjye mbaye ngombwa yambwiye ko nta namwe ku mworozi n'umutunzi bose barayikoresha n'imashini ngiyo ikeneye ubwatsi igira ikibazo ariko iyo ubonye ihinduka igisubizo hariho 12 ni imiryango 12 y'Abisiraheli barasenga nuko impamvu yihese gutya ntago ari ukugira ngo ahete umuryango udatera imbere ni ukugira ngo tazarenga urubibi tujye dukura twishyira ibintu bigiye ibindi bijye mu bindi ushaka utega iyo mbure n'ubundi bavuze ko ari abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana iyo urebye gutya inyuguti ya kibumbiro nacyo mubyeyi mwiza iki nacyo ngo ni ikibumbiro yego iyi ngiyi ntago ari rumaramatsiko iki ntago ari ikibumbiro n'urucishirizo ruganje ikibumbiro kigendanye n'iterambere ntago ari icya kijyambere mubyeyi ndabizi rwose yego dufite rero anadufitiye igicuba mubyeyi ni imfura cyane yanambwiye ati twabatuye ariko kandi dusanzwe tunazi yuko mufite inka muri abatunzi nanze gutuma umubyeyi arega gatuza aricunguye iki ni isugi tuziyangurira nta kintu bitwaye rwose iki ni isugi tuziyangura n'undi dusanzwe dutunze uyu mubyeyi tuze kumuhura amaguru tumvura inkoba tumwunga inkokora bityo musharike ingamba turabashimiye rero babishimye nyaboneka niba mushimye rwose ibiganza byanyu bibigaragaze yego ngicyo rero icyifuzo cyacu tukibagejejeho ibyanyu urakoze muvandimwe rwose reka nkongere ibi 5 murakoze cyane abanyamwaga b'Imana nta bidahenze yego murakoze cyane ahubwo nkagira nti ngusabe usubire hariya mu cyicaro utuze ucumusa kuri uriya mutsama hanyuma nkwibwirire rikurikiyeho naho ibindi twabishimye kugeza aha ya manota hiyongereyeho andi shima Imana buriya bayangahera 70 mukoma amashyi 100 turaricyura Gitunda zitanga isuzuma bumenyi ku ishuri ariko mbere yari areba umwana umwe aramubwira tumbari ruhere kuri rimwe ugeze ku 10 atoranya umwana waturukaga mu rugo rw'abantu ngo binywera agasembuye mubyeyi arangije amubwira tumbari ruhere kuri rimwe ugeze ku 10 umwana aratangira ati 2 3 4 5 6 7 9 9 10 abigira ubugira 3 ku nshuro ya 4 mwarimu aramubaza ati mbemwa iyo mibare utaruka ni iki umwana aramubwira ati rero buriya mwarimu 1 n'umunani nabihariye papa ajya ambwira ko agiye gufata rimwe akagaruka kandi ku 8 ngo utazi iryo renga namenye irengero ry'ijambo uriya mubyeyi nabonye akuza afite uruhara rungana ruhanika ariko n'uruhare uze kumwemerera niba ari we wisabira tumushakira wa mukecuru ariko ntago twamuhisimba areshya ryo bityo rwose wakomeza nabyumvise rwose gusa iryo nari nguhishiye yego kwari ukugira ngo nanone mu byo bahora badutoza abakuru harimo no gukoresha igihe neza
tugane no kwiyimfuruka. yego Uti naje nikwije, kandi koko bitangiye kugaragarira mu bimenyetso, aho uvuye kuri 50 ugasimbuka ukagera kuri 70. yego ndimo ndimuka. Ariko none kw'icyo gihe wagize uti ryinjira inka rigasohoka umugeni, aho niyo ngingo waba wikwije? Nuba wikwije urabimbwira nkwereka aho uhera. Uri inshuti yanjye humura. yego murakoze. Rwose nyakubahwa, nk'uko twabiganiriye, ntabwo twaza gusaba tutazanye ibisabisho, ntabwo byakunda. Ikindi nakikubwiye, nimudukosha natwe turiteguye gukora ibikwiriye tukabikora. Ryari iryo. Yego. Reka rero, hano hari umusaza twegeranye, uri kubona ko nawe umuntu utagikaraba ku matama ngo akureho isabune arakuze. Bari abashiki barumuna bacu bashyingiwe areba izo twakosheje. Reka muhe ijambo wemera gukoshe izo agusaba zikwiriye umugeni. Isimbi abijuru Aurore ukazitanga, ubwo uraba utangiye kuzamura cya gipimo cy'amanota cyane. Akoze umusaza David, uri umworozi uri umutunzi? Ndi umutunzi. Ubwo uri umutunzi banze bakumpera amashyi. Sangiza amagambo, hari imibare yavuze, umubare 1 avuga n'umubare 8. Iyo 8 uherekejwe bazikwa umusumbakazi. Umukobwa wacu uramukwa 1 uramukwa 8. Turamuka 8. Bakumpera amashyi. Ubwo ndumva witeguye, ijambo twashaka niryo ngiryo. Murakoze cyane. Iza kiri aho ngaho, noye kukuvugira mvugire muri ibi byuma by'abazungu. Yego. Burya igihe waminiraga urugo he, wambwiye yuko ngo amashyo yomba bangikanye. Nibyo navugaga. Ariko kandi nanamenye yuko badukwereye inka nziza mubyeyi, zifite urwakanakana n'akabisha bakamye. N'amamuko yo ko zaje ni nziza, zirimo rutirengagiza umugambi nkuba zinyura ku baganga aho zirwa mugabo bimara mwaga. Ni inka nziza ntizigombera veterineri, nta ndwara nimwe zifite. Ndagira ngo muhuze ibiganza mu bashimire n'imfura cyane. Buriya dati yuntumye mba nabyumvise. Nk'uwo muganura burya niwanyongera ngo nuko ntawe ugiheza abari n'abategarugori bataza kugira ngo twihariye ijambo, kandi aribo baritse umugeni batubwira uko bavyumva. Nuko ahasigaye ka kamashini bakekaga ko kaba ikibazo karaba kuzuye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umukobwa wacu arahari, turamubemereye. Murakoze cyane. Iyo bavuze ngo nyirasenge wa mukobwa ari hehera, ngwino. Mubyeyi ngo nyirasenge ni umuntu ukomeye, niwe wamumenye igisabiko cya karyaba rya umuhanura 11 kuyanga atsinda umwana wazana umukoni n'amadwedwe. Buri iyo yishuka akavuga ngo wapi ntago tumubaha, uba tuba turimo twahinduye umurishyo, tukaba twashatse incuragano rurangi twarwimba. Muraho neza, nta mahoro, murashima Imana. Uri umuntu w'Imana, uvuze ko isimba hari, Imana iguhereza umugisha. Nyamuneka tebukana ma. Yaje. Byo rwose. Rero
murakoze nawe inzoga murakoze ba nyirasenge aho bicaye hariya rwose murakoze cyane. urakoze rero muvandimwe Alex, reka mbivuge mpagaze muryango. Murabona ko ibirori byacu byo gusoza umuganura birarimbanije, ariko kandi n'abashyitsi bacu murabona ko bishimye kandi ni mu gihe. Suzi usabye ijambo muri iki gitaramo bakakubwira oya, wabona aho kwirwa. Ngira ngo bari bakwiriye no kwishima kurushaho. Kome mu mashyi. Se muzukuri y'umugabo yitwa Nsabira Umukunzi. Nsabira Umukunzi. Buri uwo asabira ashobora kuba ari inshuti ye y'amagara. Sinkujyana kure ngo ese ni wowe, kuko wowe uri Alex undi neze keri ni ibintu byumvikana. Ese mwaba mwazanye? Oya, ntabwo twazanye. None urabigenza ute? Mfite abahungu hano niyo hano drone wanyu ntizatangiye kuhakorera. Ari iwacu nizo zirimo zikora. Hari umuhungu wa hano wize ibintu byayiti byo guhamagara drone, namusaba akatubariza hari. Oya, rekana naborohereze. Eh, nkoresha ino nzira mugozi yanjye mubyeyi. Yego. Niba mumukeneye mu gitaramo namutuma. Yego rwose. Barambwiye ngeze kera burya nganagira WhatsApp mugozi. Akagira na Facebook byose arabikora. Noneho je na Alex twicarire tube dusoma ku musa. Mwe musoma umusa muhina uruti muhere mu nyirigisi kandi ni musoma muvunure. Amen. Nimucurure hacurura rubanda. Komera. Bityo rwose. Reka nze ntumeho Ezekiyeli. Komana we bintu ni byiza. Aroye. Ezekiyeli. Nyaboneka tebuka sarambwe ngo byaciyemo gahuye n'umunyutsi. Ubwiza bure no kwisiga. Sharika kandi ntuze wenyine uzane na yasibo yawe. Haza koperative ariko nta kintu bitwaye, turaza kureba ngo Ezekiyeli ninde. Abasore bose n'abasirimu murahari koma. Muraho neza. Mwirakara nk'abanyerondo n'ubuseka ntakiri. Urabona byo. Bana yabahaye rugiri n'ubwamba maze igitaramo tukigira ukati. Waramwumvise. Bajya bavuga ko yari umubaji. Ndagira ngo umbwire Kenkawere yaguragamo imisumari yari yo kwanda. Ubwo niba utakizi genda uhagarare hariya nawe nta kintu bitwaye. Ndagaruka kuri aho hepfo, ariko Yesu Kristo uramuzi. Yesu Kristo yabwiye Petero intumwa ko ari buze kumwihakana ku nshuro ya gatatu isake ibitse. Ndagira ngo umbwire iyo sake ari yo kwanda yabikiye hehe, yabitse ryari sangahe. Ubwo niba utabizi nawe genda uhagarare hariya nta kintu bitwaye. Ndagaruka kuri uraho ma. Barambwiye ngo uzi gusoma, ngo wasomye ibitabo byinshi, usoma ubumenyamuntu. Ndagira ngo nkubaze ikibazo cyoroshye, urambwira ikinini cy'umutwe kijya kumara ikimunda. Ubwo niba utabizi nawe genda hariya nta kintu bitwaye. Mama shenge uraho ndi. Barambwiye ngo ndetse wize ibijyanye n'imirire n'ikimenyimenyi ngo wariye n'ibiryo byiza birakuyobokura umusirimu ndagasomba uko ndeshya. N'ikimenyimenyi iseko yawe ijyanye kuri beka baguha inguzanyo ya miliyari kikura mu bukene. Uraho ma? Uraho neza ariko. Ndagira ngo rero nkubaze ikibazo cyoroshye. Hambere aha hari indwara yateye mu matungo akaboga karabura n'amata turayabura. Iyo ndwara yaje ryari yitwa ngo iki yariye ryari. Ubwo niba utabizi nawe urigendera hari inyuma nta kintu bitwaye. Uraho neza ma? Ndakubaza nawe ikibazo cyoroshye. Intara y'Amajyepfo ujye uyumva. Akarere ka Nyaruguru kamara iki mu Majyepfo. Ubwo niba utabizi nawe genda hariya nta kintu bitwaye. Kusemana ibintu ni byiza cyane. Uraho neza ma? Wenda kubaza nawe ikibazo cyoroshye. Bajya bambwira ngo waratembereye ngo ubu ngubu nta hantu nato mu gihugu utazi. Ikigali urahazi ma? Ikigali ntahuze. Ariko wumva bavuga ngo ni mu murwa w'u Rwanda. Urakoze cyane. Umurwa w'u Rwanda tuzi yuko hari amazu n'inyubako, hakaba abantu b'abasirimu. Kandi buri murenge mu gihugu ugira veterineri, nka veterineri w'Ikigali Amarikiyo. Ubwo niba utabizi nawe gendera nta kintu bitwaye. Mubyeyi mwiza, hano hari abasirimu babiri basigaye. Nabitegereje mbona bose ni ba nyiri ibigango bingana ibigabiro. Umuntu uzi ko muri mwebwe areze Ezekiyeli atera intambwe mwe yigira imbere ngira icyo mubwira. Uzi ko muri mwebwe areze Ezekiyeli atera intambwe mwe atambukanye yegere hano ngira icyo mwibwirira.
rahodi urabona kora hano ma ndagira ngo muhuze ibiganza mushimire uyu musore ni umusore w'umusirimu afite amafoto n'impundu ya rudasumbwa n'intatira bigwari ngira ngo natambuka uramwitegereza tambuka usanga umuryango maze data kuramutse ma tambuka witonze rwose mubyeyi mwiza akiza reka mukuratira ubutware tambuka umusange nta kintu bitwaye Ezekiel namwitegereje ndebye munsi n'azamatwi isanga nta mabinga afite Ezekiel arakwiye Ezekiel ndebye mu irugu mbona afite amamiliyoni mu irugu ntago yigeze yikopesha fanta nitegereje amaguru ya Ezekiel ntago imfundiko zamubanye ubuhiri ntiyavomye muri Nyakanga gatahe muri Nzeri ndebye amano ye ntago ari mano sisi amano ye ntago atondekanye nka tangawizo cyangwa tungurusumu ziteye ku gas afite amano meza aranyomotse rwose abona de Ezekiel ni imodoka yapfa iterera ibitugu tugahita dukomeza urugendo amashenge Ezekiel maze abo bose ugiye kubaramutsa washyira kera nushaka uzamura ibiganza umere nka meya bose ubaramutse nta kintu ubabaye yimyozo wishimye akomere mu mashyi tambuka ugaruke man tambuka nguzamure mu ntera data nirenga yaciye n'iteka yaciye mu muryango kiyo umukwe yakoreye inkwano ze zigashimwa tumuzamura kuri Ruhango mboni tukamwereka intebe nziza y'imvunwa agataramana na data mu gitaramo tambuka ma ubona de tambuka rwose pereze ikiganza twigendere de aba basore bose mwagendanye nushaka kubasiga hanga nta kintu bitwaye Ezekiel yaremerewe wagira ngo ahetse Karachnikofe neza ni byiza cyane Ezekiel n'ibyo byawe Ezekiel arakwinda agasumbuka ndeshya kasemana Ezekiel data yaciye iteka mu muryango kiyo uko yakwereye inkwano ze zigashimwa tumuzamura kuri Ruhango mbona agataramana na data nawe mu gitaramo maze ndagira ngo abandi bano basore bose bahindukire barebe hano nta kintu bitwaye muhindukire muturebe ma muturangamire hano Ezekiel witegereje ababyeyi bari hano b'ibihambati ukitegereje aba basore beza b'abasirimu nubwo batsinzwe ikizami ntago ariko byose buzuza barambwenga ibindi byose barabyuzuza ibyanjye n'ibyo ngo byabananiye ariko ntacyo buriya nabo mu gihe baracyatozwa ukitegereza ababyeyi beza ba nyirabyano binibireze utegereza bari abacuranzi unyongorere uri nk'umusirikare wakwambarira ihe peti wa musore azi kwigwandika ngo ni generale rero ntago agomba kwikoraho abagomba kugira escort ndagira ngo rero muri nose mwagendanye bose uko bareba hano bose n'abasirimu unshakire escort umwe umubwira tambuka koresha akaboko kawe nka general iyo nshyimbo tambuka uriya ne para wapanze plan poshe ibintu bikagenda neza ndagira ngo mumushimire rero aba basore n'abasirimu nabo turabamenyera imvunwa ariko nimwegerane ducunguza uburyo mwete nimwegerane ducunguza uburyo mwete n'ubundi mvange mbi nagatuna mbwenu ndagira ngo protocol ifashe mu gihe tugiye kubamenyera imvunwa ibashakira ibyimbo bikwiye aba basore ngiye kubasengera kuko batsinzwe ikizami hari ikintu bitwaye ma ngaho muce bugufi mu mutima rero maze mbasengere Uwiteka rugira rugena amajyana amazi yose okivubura hose icyarimwe tugushimiye ko waduhunze ubupfura ubupfapfa n'ubupfayo ngo tukabuterera iyo none ubu twicaye turacacana turacuraga n'icuraburindi wariciye wacu agacuke wacu kabuditse ubucuti bishimirwe tugutuye abasore bateye ipfunwe nuko batsinzwe ikizami n'ikimenyimenyi bubitse umutwe mu ruhame ni abasore bakisiga bakisanga iyo bagiye ntibagira ubabwira uti mugire urugendo rwiza niyo bagarutse ntibagira ubabwira uti mwiriwe gute bakundwa ni abasore bakiri indyo y'abasiribateri capata amandazi ibidiya n'ibishyimbo ariko basanganiza ibyishimo umunsi bazatera intambwe nk'Ezekiel ateye bazampamagare nanjye nzabemera mugire muti amina basha batatu hariya rero abandi batatu hariya amaze murinde shobusha ariko kandi protocol ifashe ibamenyera imvunwa kugira ngo bataza kunyagirwa igitaramo tuze kuguma tukigire urukatsa ngira ngo umuco turawusangiye wa munyarwanda ati akebo nigeramo ikindi waje gusabira umusore w'umuryango ariko usaba ko yabona mugenzi we nagira ngo batebuke bavunyishe muri bayisimbi bose na barumuna be reka ndaswe yo mubyeyi barebe ko ari bugufi aze tumwereke mugenzi we murakoze cyane murakoze nawe wasanga umwe akumbuye undi yego
yenda n'ibitwenge twabibona. Abo basore bawe batsinzwe n'ikizame bihangane bamwenyure, iwacu turatebya. Wageze hano tubwira ko muri abizera mukerekwa n'iki buriya gutsindwa n'ikizame haba harimo no kwanga kubeshya, kuko iyo usubije nabi nabwo uratsindwa. Kubera rero ko ari abizera banze gusubiza ibyo badahamanya n'umutima. Niba mwenyure rwose ndabibasabye. Barambwiye ngo nimubaharo pesage ngo bagasubiramo ngo bazagira da dore ngabo. Ndabibona rwose. Ubutaha rwose turayibemereye nibacururuke. Murakoze cyane. Yego. Urenze nk'ihoreza umutesi irekuna kumbe ikizihiza ndaje mwisezereho mushingwangerero, ubeho neza Gitego mu babyeyi, amahoro uri umutengatenge uri umucyura buhoro urihagoza gike zuri icyemeranyiko uri icyungamiryango sigara neza. Inyange muhora cyeye bongereza nturire ibinyamibwa ngendo kizihiza uburanga. Amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha, dore uduhaye umwaka nyambirwa we w'amatage n'iruhu. Ndagira ngo abari hano twese ndoze ibiganza, ubakuze uteteshwa n'abakubya, ukundwa n'indahemuka basaza bawe, urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura tujyane. Urabeho nyambirwa ikeye we, uwo mwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde tugukuye mu rungano twese. Urabeho nyambirwa ikeye we, uwo mwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde tugukuye mu rungano. Uzitara umurahira umuririmba iteka none uramusize, uduteye amatage utujijije iki, tuzahora tugusura tujyane. Urabeho nyambinga ikeye we, uwo mwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde burya ngo umukobwa utarira yanabaga ihene. Umukobwa wacu ni umukobwa, ni umwari. Ikikubwira ko ari umukobwa agira emotion, agira emotion, muvugira ngo emotion. Ni rero umukobwa mwiza, humura, uvuye mu muryango sanze undi muryango, tugira ikibazo tuzagusura. Nujya udukumbura yewe ngo ujye utera akajisho kuri twa dufoto watwaye, urwibutso rw'abawe. mushiki wanjye Imana imuhe umugisha. Nagira ngo muhoze ibiganza munshimire mushiki wanjye. Ati abakobwa batarira abana baguhene. Uri umuhanga cyane.
maze ndaza gusaba mushiki wanjye atambuke anyemerera agwize intambwe, anyemerere agwize intambwe atambuka ndavuka nimuvuze impundu. Mubyeyi mwiza natumye isimbi ndagira ngo muze kuvuga intumwa ngana y'uruganiriro mumwakirane ingoga Uwiteka yavuye kabyara mubyeyi. Aba bari beza ba nyirasenge bajye gushaka ibyimbo bashakira imvuruma hariya muhinurutse utambuka harimo imvuruma nziza mwateguriwe kugira ngo tutaza kunyagira amadini hakagira n'umuvuga ngo nabuze gutambuka amana. Munyemereye mutambuke mujye kugama kugira abantu bose bari hano baze kubona ibirori. Tambuka wegera umubyeyi hariya, abari nabo bamenyera imvuruma hariya kugira ngo tuze kugabanya gutyo bamenyera imvuruma hariya bari abasore bahirya uruti. Isimbi rero mwana wacu w'umuryango, murabizi ko uyu munsi hari hateganijwe igitaramo cyo gusoza umuganura, ariko twagize umugisha wo kubona abashyitsi baturutse Rutsiro, umubyeyi Hategekimana David. Abo bashyitsi twari twiteguye rero badusangiye n'umuganura ku bagenzi wabo, ariko baza kutubwira n'ijambo ryiza ko wa mugenderano wa bagenzi bawe twajyaga tubona baza kudusura, za ntumwa zajyaga zinyarukira muri Vunga ntibace ku rugo bakaturamutsa, byari bihatse ijambo ryiza ry'urukundo. Nuko tubabajije ngo badusiganurire neza iby'ayo magenzi, dusanga bagusha kuri umwe mu basore twabonye bagenda mu rugo witwa Ezekiel Mfitumukiza. Tuti none icyifuzo ni ikihe? Bati nta kindi, arifuza umwe mu bana b'umuryango yashimye, akifuza ko yamubera umufasha bakazubaka urugo nk'uko ababyeyi babo byagenze. Tubahitishije muri ba Isimbi bose rero bigeze kuri kirisitu bagusha kuri Aurore, wowe Aurore. None mwana wacu utwemerere tugutanze ugende utubere amaboko n'uriya muryango, maze mugenzi wawe yishime. Dore aheruka kumwenyura cya gihe yakuzindukiraga tukamubona, ariko urabona ko hari ikibura. Nuko nyakubahwa Alexi ya musaza yaje ahagarariye bariya bashyitsi beza muri kubona imbere yacu. Mbere y'uko mugushyikiriza kugira ngo nawe aze kuri bugushyikirize umuryango ndetse n'umuvandimwe wawe Ezekiel, banza uhindukire werekeza amaso hariya na hano. Nuko basaza bawe barekura akaboko k'iburyo ho gato, ugira utya ubasuhuze, kandi urabuberetse ikimenyetso ko ugiye kudushakira amaboko. Ubabaye n'imyozo yishimye akome mu mashyi. Murakoze cyane amashyi. Nyakubahwa rero Alexi, nguyu mukazana w'umuryango waje wifuza. Ahasigaye mbere y'uko umuramutsa, ubanze umenye by'abasaza be, umenye barinze cya gikingi cy'irembo kugira ngo ritazaca mu ndi, bareke uramutse umwana maze umushyikirize mugenzi we. Nuko bya byishimo twari dutegereje bishyike. Nahawe
murakoze cyane kandi ndabashimiye mbikuye ku mutima. Wa muhungu navuze Ezekiyeli niwe uza kumenya cyane, njye ndi bumusuhuze ariko ndaza kumuhamagara cyangwa na wa muhungu adufashe, noneho rero araza kubireba bimenye. Niba rero nta mwampa uburenganzira nkamuhamagara ariko no kumusuhuza namusuhuza. mugiye mukimuhamagara basaza be nibamurekure umuramutse hanyuma bakomeze umurimo wabo. Nuko nanjye ndaba nsoje umurimo wanjye. Muraho cyane abantu nibamfashe bano basore tubashimire. uzi ibiganza mu banshimire ni oya ntabwo turabashimira gusa mu mashyi umunyegere wabo. Eza nizo ntanga ebyiri ziteretse muri urwo rutsibo mwana. Mubyeyi mwiza nushaka ugenda uhina uruti maze gutumire Ezekiyeli. Yego muntumireho. Maze rero abo bantu bafite izo uryo disi muntumireho rwose aze. Yewe Ezekiyeli, yewe urakicaye di. Tambuka rwose Ezekiyeli afite uburyo agenda. Isi mvama abantu bambajije ukigera hano mu ruhame ngo mbese simba afite amenyo se kuyabereka uretse ma garuka rwose urabona amenyo meza araduhisha. Maze rero Ezekiyeli wabonye bano basore babiri igihe wajya kujya gutereta watumaga amayinite ugatera umutoma bigacamo. None rero ngo bafite inshuti zabo 12 nanjye ya 13 bakeneye gusohokera muri hoteli y'inyenyeri 5. Ugenda bari bureba gusa akumako maraka nk'abanyerondo ni museke mari ni neza cyane. Ndagira ngo ugende bari wegera yaho hagati umurezi tugaruka ndakubira igikurikiye ndetse umushaka mwigeze izo sinde rwose semana abona di Ezekiyeli yaremereye wagira ngo vidarifu. Ni byiza cyane ati wowe rero najya gutuma kuvoma nkatera umutoma none biciyemo urwandiko urwaneho. Reba n'ubu rero wundi nawe ubwo ati nawe najya gutuma amayinite ukagenda ugaca umuti wamerezaho ngatera umutoma none biciyemo. Nawe uwo ni umusirimu n'umuhesengisi ushaka kugaragara nta kintu cyagaruka neza kandi ibintu ni byiza cyane. Maze rero ngira ngo basore beza murahari muraho neza muzamura ibiganza rero muramutse abantu bose bari hano. Urabona ati ubaye n'imyozo wishimye nako yumva. Ngira ngo rero bamaze gushyikira inzandiko zanyu buri wese afite urwandiko rwe ntabwo ari rwa rundi rwadera n'intango bazibateretse. Ndagira ngo rero ubwo nimbona agatsisino ndamenya akamana ari imbere. Mumusezere mubwete najya ngo se njyara umukobwa ntacyo bitwara. Ati ngaho mbaye rero turusu urwandiko di ati nubwo rero nibwo namye na mbere shaka mugende murinde n'abandi ari umunabe uriya wo ku ruhande afite amasoso na fosete wagira ngo araye kwabo ni nk'ikigali muzirira amashini bana di kandi mutambuka ubundi musubire ahandi mugende murinde abasigaye bano bantu bakoze ibikorwa byiza muzi ibiganza mu bashimire di n'abasirimu cyane. Maze rero kuba abasore bamaze kubagukiza ndabara rimwe kuri rimwe nimbara rimwe uratera intambwe imwe nawe utera indi kabiri gutyo gutera intambwe nta gikorwa mwemerewe gukora ntarababwira kugira ngo bize guhurira amabuye. Aho rero twagiye rimwe intambwe kuri uko simibona inzira irakuyimara. Kabiri gatatu bakoze mamajenge. Kane mbona Ezekiyeli yiruka. Gatanu betseho kabyaye gusa abona ndi Ezekiyeli n'ibyo byawe ongera utere indi ntambwe imwe ndende. Ndagira ngo wegere umugore wawe umuhobere ntakubeshya ibisomana nabi n'imodoka. Nta kintu bitwara. Ndagira ngo wegere ati ngwino mwari mwiza wakura neza ukareba n'abeza. Ati ngwino utaratera imitima gutera umutesi uninda agatima. Ngwino mukunde paka hakurya y'imipaka abanzi bacu dushyire mu mupaka urukundo ruganze paka tubyara abana beza paka. Amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane. Ati ngwino urabona ndi none isi mbiyigwanditse wagira ngo ni mwana tuza neza ni byiza cyane. Bamukama babatwikirize babe hafi barwikirira babombi ni byiza.
ariko tubanze twurire iyo ngazi, tubanze twemarira hariya. Bantu mwese muturanga be ntacyo bitwaye niyo byagitwara byakigarura. Ngaho tambuka mana, munyegere mutambuke mwitonze. Hari abapanze kurana ikosho nawe yishima cyane ati umuhungu wanjye yesha umunyana, yesha umuhigo. Ni byiza cyane. Murabona ko ari couple nziza. Hari ifoto ureba ukabona itanzemo ingwate kuri beka baguha inguzanyo ya miliyari ugahita wikura mu bukene. Mutambuke mwemarira abo mana. Abari hano mwebwe muratwihanganire, imvange mbi ntabwo tunamwenu, Imana yaduhaye imvura nta kintu bitwaye. Muhindukire murangamire hariya, muhindukire murangamire hariya nta kintu bitwaye. Gutyo mama shenge. Ibintu ni byiza cyane. Ariko ngo hari impano wamuteguriye nziza ze kera, ngo hari impano zamuteguriye. Ndagira ngo iyo mpano ureba kandi kantu k'ibanga washyizemo ubanza ukatwereka hano twese tubanze tukareba akantu k'ibanga washyizemo. Pare nawe akagushyikira kazamura ku buryo buri umwe wese uri hano ari bukabona. Akuraho impeta nziza itagira umukunjo, ati urukundo ngukunda ntiruzagira konji, nta nubwo nzaguhata inkonji kuko ubwo gukunda rwo ari inyanja. Amashyi menshi cyane. Ibintu ni byiza cyane. Ezekiyeli ahindukira umugore amureba mu maso yitonze, ati uhereye aka kanya uwo mugore wanjye ntabwo uri umufasha, kuko umufasha mu gifaransa ni umuyede. Ukatira igifungo cya burundu mu mutima wawe, ukatira igifungo cya burundu mu mutima wawe. Nushaka umubwire uti mugore mwiza uhereye aka kanya ntabwo nzagutera jido, nzaguha nido, ntabwo nzaguhata inkokora, nzaguhata inkoko. Ubundi mwambika iyo mpeta mama, mwambika iyo mpeta y'urukundo. Ubabaye uri hano y'imyoza ariko niwishima uhuze ibiganza n'umve ni muntu. Ni byiza cyane. Itangazo gato mama wikije kuri uwo muziki gato guhereka. Itangazo abantu mwese muri hano n'abatari bari hano bashaka kureba ubu bukwe nanone, ushobora gukanda akadomo Ezekiyeli akanyereza isimbi, washyiraho Moses Nganzi Muzemusi, tubibona byose uko byakabaye. Muzabikurikirana aho ngaho n'umwabirebera. Si ibyo gusa ngo bamutegure n'ururabyo. Sharika iyo ngamba ntakitwaye. Utyo wamutegura ururabyo rwiza Ezekiyeli. Ati mugore mwiza uko ururabyo rutoshye niko urukundo rwacu ruzaba rutoshye iteka. Rumushyikirize maze abanyamakuru mu mbere hafi kugira ngo mubyondeho ibintu bize kugenda neza. Urakoze cyane mama. Si ibyo gusa hari n'impano nziza wamuteguriye. Iyo mpano Ezekiyeli yateguriye umugore we, umuntu uyifite ntatebuke. Umuntu ufite impano Ezekiyeli yateguriye umugore we, n'izindi mpano zose muzizanira icyarimwe mama. Uzareba umugore we mu maso batera intambwe nk'umwami n'umwamikazi, bafite indero n'indeshyo wagira ngo umwe ni Rozariya Nyiragicanda undi akaba Rudahirwa. Ibintu ni byiza cyane. Ndagira ngo muhindukire utyo, nimugera aho ngaho nimushaka muhindukire muturangamire hano. Ezekiyeli impano yateguriye umugore we ibe hafi. Abandi bose bafite impano Ezekiyeli yateguriye umuryango baze kunyegera. Munyegere hano mama, munyegere hano nta kintu twari gusa. Tambuke munyegere. Kugira ngo hari ifoto ashaka gufata. Umunyamakuru ni umuhanga cyane. Ngaho rero nyabyonde. Nibashaka bemara aho ngaho kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Password y'amafoto meza nunguse ko utasetsa amafoto arashya. Byondaho ndi. Umugabo wawe naguhaye impano ifuritse mu mpfu irwanya ubupapa n'ubupfayongo. Ati nguru urukundo rutari mu rukumbi, ndagira ngo yimushyikirize. Pare na Marene ngo babe bahigamye, nimuhigame gato. Ndagira ngo yitonze mu kamwenyu keza mu byishimo biganza mu rukundo rutari mu rukumbi. Ati mugore mwiza ndagukunda, naguhaye convention center, hindukira yimushyikirize mama. Maze isimbi mu guseka bitarimo uburyarya, umwari mwiza ufite iminwa myiza y'inziga, utereka amaso ntabogoke, afite iminwa myiza cyane. Ntabwo ari nk'ayabandi y'abanyagikongoro bajyaho n'ibitebo biboshye, nawe afite iminwa myiza cyane. Ati mugabo mwiza ndayakiriye. Nawe yamuteguriye impano nziza. Isimbi hari impano yateguriye umugabo we, ndagira ngo atebuke. Umuntu ufite impano isimbi yateguriye umugabo we anyemerera atebuke, ubundi tuze gucumuza uburyo umwete.
ati mugabo mwiza ndaza kugushyikiriza impano nziza naguteguriye, ati nyiguhaye napfunwe ifuritsemo urukundo ruganjemo, ariko kandi mukunda urukundo rutari mu rukombe. Si ibyo gusa, si ibyo gusa, isi urashaka kumwereka papa na mama. Papa na mama ba Isimbi nibahaguruke banyemerere batambuka ubundi baze rwagati muri twe. Papa na mama ba Isimbi, ibintu ni byiza cyane, usibye imbaga ngari y'imanyamashyi. Buri wese akoma amashyi agenda igihe azarama n'umwe. Imana ibaye kuramba no kuramuka murakabyara. Papa na mama ba Isimbi, papa na mama ba Isimbi banyemerere batambuka. Uhere kuri uno musaza ni umusirimu. Papa wa Isimbi ni umusaza w'umusirimu, yambaye agasuti ka siporo sayizi, yagera kuri karuvati wagira ngo ni perezida wa Malawi n'agasogogode. Papa banza utambuka usange umwana wawe abanza baramutse bose. Papa nabanza yagera ku mubyeyi wamwibarutse mu rukiki, ndavuga mama wa Isimbi yakenyeye araberwa, asokoza urumenesha, arangije ariterera wagira ngo ni umwamikazi w'Ubwongereza. Aya muhuzi yawe mu mushimire. Ni byiza cyane. Umusaza w'umusirimu ati mwana wanjye rero namuhaye impano n'impanuro n'impamvu uzakomerezaho mu buryo n'ubwizo, uzakomeza uganze kandi uganira ubyiza. Ati ndabukunda. Imana hagati y'abana bawe papa, hagarara hagati yabo rwose nta kintu bitwaye. Hindukira turebe hano, haye utyo rwose. Ndagira ngo umuntu ufite impano yateguriwe papa Isimbi atambuka yigushyikirize, tuze gucunguza uburyo umwete. Umwanzi we nta masaha, ariko turaza kubisokoza uko byogoshe. Maze Ezekeri ahindukira umubyeyi wamwibarukiye umugore, aramubwira ati nyabuneka mubyeyi, bw'indinda rujojo n'insinde ujye utsikamiza mu ruhanga rwawe rwiza, ubwo urujojo ruzaba rukubanye izajya itsinda nta munwa. Ndagira ngo uyimushyize mu ruhanga rwiwe witonze rwose, ntugiye kwambika ikamba umwami, unyemerere bigenze muri uwo buryo. Utyo umusaza akimara kwambara ingofero imubereye nk'umugabo ufite amazina menshi, mu mbuto usesese koko kwenda umuzehaza mbanga papa mbongo, umusirimu cyane. Si ibyo gusa, ahita amushyikiriza n'itsindagira bunyerere. Ndagira ngo ayimushyikirize mu ntoki, mu biganza. Bino ni byiza cyane. Papa ni umusirimu. Papa password y'amafoto meza ni uguseka, bitasize amafoto arashyo cyo ndawundi. Bino ni byiza cyane, arakoze cyane umubyeyi. Papa uhigamye ku ruhande gato ndaje kubera igikurikira. Mama rero nawe natambuka. Umubyeyi wibarutse mu rukiki nyirizina Isimbi, impano yamuteguriwe itambuka. Tambuka uyimushyikirize, aramutse abana be rwose. Urabona ko ari umusirimu uyu mubyeyi, ntabwo yashomeje umugezi umushogoro. Uyu mubyeyi ntabwo yigeze amasura uduhire na dodogo n'agasombo kodeki. Umubyeyi rwose ni umusirimu cyane. Ndagira ngo iyo mpano yishyikirize Ezekeri, maze Ezekeri nawe ahindukirire umubyeyi wamwibarukiye umugore, amubwira ati warakoze cyane. Ndagira ngo Isimbi akore kuri iyo mpano nawe, iyo mpano na Isimbi akoreho utyo. Mubikitseho hasi. Mama password ni yayindi utazi. Nushaka uvuge ka Teresa nta kintu bitwaye. Ka Teresa rwose ibintu ni byiza. Papa garuka hano rwagati bafata ifoto y'umuryango. Ibintu ni byiza cyane. Ndagira ngo umwuzukuru w'uzungu yitonze, password ni yayindi muvuge ka Teresa icyarimwe. Ka Teresa ibintu ni byiza cyane, cyo ndaho di. Umwuzukuru w'uzungu ashakira umurya, ariko di ugeze ngerere ntugeze gahina bica. Papa fata akaboko sheri wawe musubire mu byinzo. Ubabaye n'imyozo wishimye nakowe mu mashyi. Bamwe bati felicitation, congratulation n'ibindi byinshi. Ndamutse ndengeje aho nawe mbanza ubishega. Imana ibamugisha papa, kandi igumi bagure muri byose. Imana ibahe urukiryi ruzima, kandi muzarambe imyaka irenze izira mpyisi nta kintu bitwaye. Maze rero Ezekeri nawe aritegereza arambwira ati Musi, atuzi ko nanjye ngira papa na mama, nibyo koko mbahamagare? Ngaho rero nibatambuke. Papa na mama Ezekeri banyemerere batambuke. Mucunguze uburyo umwete babyeyi beza. Papa na mama ba Ezekeri. Umusaza w'umusirimu wambaye agasuti ka big size, byagera kuri congo ukagira ngo ni Emmanuel Macron. Ndagira ngo muzi ibiganza mumushimire. Bene ni byiza cyane. Papa
Imana igumugisha rwose. Inka zose zo mu Rwanda zizaba izawe nizigera mu rwuri ziba izanjye. Banza uramutse abana bawe bose nta kintu bitwaye. Ni byiza cyane urabona ati yagera kuri mama we rwose yakenye araberwa arangira sokoza urume wagira ngo ni rozari yagira gicanda. Ni byiza cyane. Banza usuhuza abana bawe baramutse bose ubundi papa nashaka Imana hagati. Cyo biri ni byiza cyane. Umubyeyi ni mwiza ndabasuhuko ndeye. Mama wino unyegere hano we nta kintu bito. Maze rero umubyeyi bamuteguriye impano tambo kwishikiza isimbi mama. Banza uguhereze iyo ngofero cyangwa indabirori cyangwa se isimbi. Isi ntiwahirahira ukora mu ruhanga rwa so ubukwe ishyikiriza umugabo wawe maze yambike se iyo ngofero zizamuteguriye. Maze witonze rero abantu muzi biganza gushimira. Imvura idashimira shiha. Cyo mwambike iyo ndindarujojo nziza ati mubyeyi mwiza aranyibarutse umugore wanjye yakugeneye impano ndagira ngo umubyeyi akimara kwambara ingofero wagira ngo ni nk'aho ikibaki ndagira ngo muzi ibiganza nawe mushimire. Sibyo gusa ndagira ngo mushyikirize n'iyo nkonima ngo niyo ubutware. Isi iyo nta kintu bitwaye mushyikirize muyitambike. Ntushaka uvuge we biswi umuntu uvuge ko biswi ibintu ni byiza byondo byagenze neza ma. Papa uhigamye ku ruhande gato ndaje guhereka. Papa tambuka rwose ubona yuko ni umusirimu ntabwo yashomeje umugezi umushogoro. Mama tambuka de tambuka wegera abana bawe wimare hagati yabo maze wabwira uti ndabakunda cyane. Ndagira ngo umuntu ufite impano nayikize isimbi maze tuze gucunguza uburyo mwete. Ati mubyeyi mwiza wambyariye umugabo ndabikunda. Ezekiyeli ureba byatangiye mwita umwana mwiza none birangiye mwise umugabo mwiza n'ibyishimo. Ati ndagira ngo iyo mpano maze tuyigushyikirize. Mama paso ajya amafoto meza n'uguseka utasetse amafoto arashya. Bityo byondade bene ni byiza cyane. Tuze gutambuka papa ongera usubire hano mufate ifoto y'umuryango tuze gucunguza uburyo mwete. Bene ni byiza cyane. Maze ndagira ngo muze kuri buzungu yitonze. Papa nushaka uvuge biswi biswi ibintu ni byiza cyane. Papa fata akaboko sheri rero musubire mu byimbo. Aba hano rero muhuze ibiganza niba mubabaye mwimyoza ariko ni mwishima amashyi. Bityo ibintu ni byiza cyane umusaza n'umusirimu ndagasohoka. Maze rero nze guhamagara Anatolia di Anatolia ni hedi. Anatolia natambuka gushyikiriza impano ye. Anatolia yemara aho ngaho maze tuze gucunguza uburyo mwete. Umubyeyi mwiza amushyikiriza impano. Mama paso ajya amafoto meza n'uguseka idasetse amafoto arashya. Urabona ibintu ni byiza cyane akusumana. Kurya rero amata by'amavuta nk'Imana ibamugisha. Ibintu ni byiza cyane. Mama subira mu byimbo rero Imana nawe guhaza uburame. Asira tambuka yitonze yacenye araberwa arangije arabingiza. Ntabwo ari yagesha kimenebere cyahetse umwana imbebe ahubwo ni umubyeyi ukwiye kandi uganje rugira nawe mama utunganye kandi amuha ubutungane buganje. Ndagira ngo mama ahindukira wemarare maze nawe wibuke kuvuga Kateresa rero ni byiza cyane. Cyo ngaho tuze gucunguza uburyo mwete. Nyirasenge wa Ezekiyeli bita Tansiana anyemerera atambuke. Umuntu ufite urufunguzo ruri ahantu warakoze mubyeyi ziri arutambutse bwango arushyikirize ku ordinateri tuze gucunguza uburyo mwete. Tansiana akaba nyirasenge. Ibintu ni byiza cyane. Imana iguha umugisha. Tansiana ni umubyeyi mwiza kandi ni na muremure wagira ngo ni umunara uduhuza n'ijuru. Yasokoje urumenesha arangije rwose arambara biramubera wagira ngo ni nyirarumbaga n'agasumbuko ndeshya ko bana. Mama password ni yayindi utasetse amafoto arashya. Bino ni byiza cyane. Maze rero ndaza gutumaho Danieli anyemera atambuka mushyikiriza impano. Danieli we Danieli tambuka ukabyara batarandika he gusa.
tebuka bakabyara. Urabona yuko nari umubyeyi w'umusirimu yambaye neza biramubera, wagira ngo ni njaka ukitwete, ndagira ngo muhoze nawe mumushimire. Ni byiza cyane. Daniel rwose amushyikiriza impano nziza. Nze guhamagara na mushiki wa Ezekieli, Jeannette ahita atambuka. Jeannette atambuke. Jeannette ahita akurikiraho tuze gucunguza uburyo umwete. Mbe Jeannette we, ese ni wowe ndi? Mani nguumugisha. Uwo mubyeyi nawe ntabwo yigeze amasuru na dondo ubwo. Nta nubwo yigeze amayewe muntu muhuza ibiganza ku mushimira. Urabona yuko yanyoye inka rwose. Umubyeyi Patricia ahita akurikiraho. Umubyeyi Patricia akurikiraho tuze gucunguza uburyo umwete. Mbe Patricia we, mubyeyi mwiza utambuka gushyikiriza impano. Mbese niwe mubyeyi? Mani nguumugisha. Mubyeyi Patricia anyemera atambuke bazamushyikiriza impano. Maze rero umubyeyi mwiza Patricia akenyeye biramubera, yangije yambara urunigi rwiza avanye muri Katari ejo. Ndayamuzi ibiganza bamushimira, uriya mubyeyi niwo wishimwa cyane. Amashyi yanyu amyegerwa ku mashyi. Amashyi y'amasabanara akagenda ku igare. Muzi ibiganza numve rero. Murakabyara. Imana imumugisha rero. Marene rero nawe bamutegura impano. Marene. Mbe Marene we. Nibyo byawe. Tebuka batarashyiraho imusi byose ni yewe. Marene ni umusirimu yambaye inziga nziza, bisobanuye ko yasomye ibitabo byinshi ntabwo ari ukutabona. Ati ni ibintu byiza cyane ndishimye. Amashenge. Zuko wagira ngo Madame Joel Mbuto. Muzi ibiganza mu mushimire nawe arakabyara. Oya ngo umugore wa Museveni neza neza. Muze kumushimira cyane. Maze rero ndagira ngo iyo mpano ishyikirize, ibashyikirize maze bayi. Ubundi bose bakoreho rero. Mwese nimukoreho ubundi babyombe. Alphonse Nkurikinka anyemera atambuke. Alphonse Nkurikinka anyemera atambuke. Umubyeyi w'umusirimu yambaye inziga mu maso, wagira ngo ni Joel Kaguta Museveni. Asomba kadeshya. Umubyeyi rwose ni mwiza da. Ay dada. Mani muhaza uburambe rwose. Berena ahita akurikiraho. Berena ahita akurikiraho maze bamushyikirize impano ye. Imana imumugisha. Berena nyemera atambuka amushyikiriza impano ye. N'umubyeyi ndayaho umusanga hariya muyimushyikirize nta kintu bitwaye. Ngo nta foto nta cyabaye ariko tuzayicyotaho n'ejo. Yimushyikirize rwose urabona yuko pare igomwe rwose uyimushyikirize. Urakoze cyane. Laurence atambuke maze bamushyikirize impano ye. Laurence. Abanyamakuru mwerekezaho ibyuma kugira ngo muze gutyondayo. Ariko Laurence mu gihe ataraza. Laurence atambuke bwangu. Atambuka n'ingoga. Laurence anyemera atambuka amushyikirize impano ye. Laurence atambuka amushyikiriza impano ye. Umubyeyi mwiza Laurence yambaye ishapure avuga ati niragije umubyeyi Bikira Mariya, ingabire ndwi z'umubyeyi Bikira Mariya zisakarweho muri mwe, ntabwo musakarwe n'ibyishimo. Ndagira ngo munyemere dusubike umwanya mwiza w'impano, noneho babahereza beza batambuke.
banyemere baguze intambwe banyegere hano, maze ndagira ngo ntumeho ababyeyi. Mama wa Isimbi atambuke yicarire iyi mvunwa, na mama wa Ezekiel nawe yicarire izi mvunwa. Muze duhoze umwana ye. Ibintu ni byiza cyane twashyira kera, ariko nze gusaba Isimbi aze kunyemerera atambuka yicare ku bibero bya mama we. Nta mwana ujya ukura ku mubyeyi. Tambuka ma. Nyabusa amata y'amatera agahinda n'amanyakwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Be mutoni wacu me mico myiza sibira rimwe. Maze yambwiye ngo mama Isimbi yambwiye ngo nkubwire ngo ibibero byawe niyo ntebe ya mbere y'agaciro yageze mu buzima bwe. Ndagira ngo ahindukire akongorera ijambo rimwe. Ese mama yambwiye ngo twa dukosa twose yakubabariye bwari ubwana wakuze, kandi ngo ubwana ubusize mu rugo, ubwire n'ubwangu bujyanye ubugize nk'impamvu. Hindukira ahongorera ijambo rimwe mama wawe. Nushaka wigwandika mankoshe mana ampocyure. Ni byiza cyane. Ati mama ndabukunda cyane. Mama nawe yongorera umwana we. Mama nawe nze gusaba yongorera ijambo rimwe umwana we. Ati nanjye ndagukunda cyane mwana wanjye, turugo rwiza kandi ndabizi Isimbi yaguma kwigwandika akamera nka mwana duza bigashyira kera. Ndagira ngo yemarara ma. Rya siri burya waminiraga urugo nkabibona umbwira ati nicare ku biro bya mama. Gusa yambwiye ko agukunda. Yambwiye ngo aho uvuye bagize irungu, ariko aho ugiye bagize Imana. Gusa ngo aragukunda cyane. Ndagira ngo rero wamuhereza kwegere umwambika ikamba ryiza ry'uburere. Ariko bwa mbere umubwire ati mubyeyi mwiza banza ubingize. Kubingiza ni ugutega urugori, mutaza kugira ngo ni ugutukana. Kubingiza ni ugutega urugori. Ati mubyeyi mwiza nk'uhaye urugori rw'ababyeyi, ariko kandi urubingizanye ingoga, kandi wibitsinganize nkukunda urukundo ruganje mubyeyi. Ati je t'aime, I love you, Kamanta Sayo, Inkao Kwagalanyo n'ibindi. Ati ndagukunda cyane. Maze ndagira ngo anaguhereza ikamba ryiza ry'uburere, maze uri mwambike. Ariko mbere y'uko uri mwambike utwereka amagambo yanditseho di. Ati uwarakoze mubyeyi. Ndagira ngo mwambike iryo kamba. Mwambike ma. Mwambike iryo kamba. Utyo bintu ni byiza cyane. Bintu ni byiza cyane. Mwambika yitonze ku buhanga bw'ibyo. Ni mu ntenguhe ma. Igitaramo ntikibe nkene kandi twakigize urukatsa. Ati warakoze mubyeyi, Imana imuhe umugisha. Sibyo gusa ndagira ngo nsabe Ezekiel. Tambuka ma. Nta mwana ugicuka ku mubyeyi icara ku biro bya mama wawe. Maze muhuze ibiganza mushimire Ezekiel. Yamya minira urwambwe yanga arashaka kwicara ku biro bya mama we. Ndagira ngo muze kunyemera bose icara ku biro bya mama we ma. Nta kintu bitwaye rwose. Ndayamuze ibiganza mu mushimire. Nta mwana ugicuka ku mubyeyi igihe cyose umwana ahora yitwa umwana ku mubyeyi. Ndagira ngo Ezekiel, ndabizi wakwigwandika bigashyira kera, ariko mwongore ijambo rimwe nta kintu bitwaye. Ati je t'aime mama. Ndagira ngo haguruke, maze Isimbi aze kugufasha kumwambika urugori, kumutegesha urugori, ariko kandi nawe anagufasha kumwambika ikamba ry'uburere bwiza. Mama yambwiye ngo za mpano n'impanuro wamuhaza azikurikiza, kandi nawe aragukunda cyane. Azajya azinduka gusure, urukundo ruganje nirwo aguhifurije, kandi imuteka aguma guhaza uburame. Bintu ni byiza cyane. Arakoze cyane. Ndagira ngo mufashe no kumwambika iryo kamba ry'uburere. Ati mubyeyi mwiza, aturinda shyikirwa, warakoze cyane. Warakoze kumbyarira umukundwa. Ati mbikunda byimbitse kandi nkukunda biganje. Ati warakoze mubyeyi.
utyo. Warakoze umubyeyi, umubyeyi mwiza. Buri wese ajya inyuma y'umubyeyi we rero bafata ifoto. Babyeyi beza mwese muvuge salade, salade please, pyodode. Password ni yindi utasitse amafoto arashyise. Rakoze cyane. Babyeyi beza musubire mu byimbo. Protocol imbere hafi ifashe zino mvunwa. Ati nyaboneka tubaye ba mwana ariko ntituzitana ba mwana, tubyitwa n'abandi, nta kintu bitwaye. Imana ibahe umugisha ababyeyi beza. Protocol ifashe zino mvunwa zigizeyo, babahereza abanyegere hano. Barakoze cyane. Ndagira ngo nze gusaba Ezekiel ndiyo nkurubindi cyangwa se ikirahure, maze nayisimbiye ndizo nkiza. Arakoze cyane. Hari amagambo mwabwiranye mu rukundo rwanyu, usabe kubanga bw'ibyo batwitse gato kumurya. Arakoze cyane mu muzukuru w'ubuzungu. Hari amagambo mwabwiranye mu rukundo rwanyu ariko ntago nari mpari. Umwe muri mwebwe yabwiye undi ati je t'aime, I love you, kamanta sayo, inkao, kwaglanyo, ninakupenda sana, ndagukunda n'ibindi sinari mpari. Umuntu uzi ko muri mwebwe yabanje ndakamubwira iryo jambo, amuhindukirire, amurebe mu maso, amukubita agashyi kwitama turebe nyirabayazana. Amashyi menshi cyane. Ati ni jyewe, ndagira ngo musanganize ubwo buki, musanganize ubwo bukima. Ati mugore mwiza ndagukunda. Ati naguteguriye ubuki bisobanura ubukire n'ubugingo. Ati Imana ikwagure muri byose. Iyo uhaye umugore uramuhitama, ongera umwongere rimwe, undi tuze gukomeza neza. Ni byiza cyane. Ati mugore mwiza ndagukunda cyane. Ni byiza cyane. Maze rero nawe ati mwawe si je t'aime and I love you too, nami nakupenda sana n'ibindi sinari mari. Cyo nzi cyayo magambo yaravuzwe. Ndaza kugusaba uhindukire umugabo wawe nawe mwakire. Ndagira ngo muhe utyo. Ati umva icyitonderwa buretse ma, nta mugabo ugira mu kirahure. Rarama sukeyo ikibyimbye kimeneke nta kintu bitwaye. Rarama witonda suke, nta mugabo ugira mu kirahure ma. Utyo bundi nashaka sukeyo. Umva utabura ubwenge umugabo hazahahira urugo ma. Gira ubugira kabiri rero. Ongera ubugira kabiri nta kintu bitwaye. Ari amufashe murahazi di. Ahita ngo muri ndabyemeye ngo umugabo amufashe ntago yikura. Ndagira ngo babahereza beza mubashyikirize mu rubindi, mubashyikirize ibyo birahure yego. Utyo bote munyemerere mutambuke muri ruhango mbone, mutambuke murire kuri ruhango mbone. Fata akaboko sheri musubire mu byimbo ma, maze ubabaye n'imyozo wishimye nakome mu mashyi.
mu gihe burira ingazi reka nume abatahira batubwire amazina y'inka dukurikizeho mwitso kurya. Inyange ya Runyagamembe imwe yima kubanduye, umushumba disu yiragiye akayibwirwa n'umwomaniye, murararaho zaraye naho iyindi byungura inama. We yarayibwiye umushumba ati byuka twungurina mama ze nanjye nungura ingendo we, dore umwanzi apfanye agahinda ye, urararaho zaraye murararaho zaraye murararaho zaraye murararaho zaraye. Basangwa dusangiye isano namwe bashyitsi bahire mwatugendereye, muraho neza di muraho neza, ariko mutaza kugira ngo rero badukwereye inka 8, muri izo nka 8 hitoramo inka imwe muri zo kuvuga amazina ya ngenzi zazo. Ye mugiye gutaramana nitwa Nzira Nziza wa Nyandwa Semandwa Rwagema rwa Nshora rwa Mirindi wa Sempabuka, ukamanuka ukagera kuri Ryangoma ijana. Kaba ingangare isatasa abakinze Mirindi abasore rubanziriza ngabo, ningero cyama mu nzira rwa Mabuka naho mpangana narakaje imihigo, kaba ruti batinya kandi rwa rutikura mu mba rudasumwe intatira bigwa rugirirwa rugina nyiko. Munyemere nanzikanira amahamba ubunze kwanzurana amazina y'inka tuze gucunguza uburyo umwete. Ngo ruteke bayibangurije rutanga ngikundi byari bitarera amagaje iranga ibyara amagana, ngo gicuba kinga ntugacubangane igicaniro kinga ntugasinzire. Inete bajyanye i Burundi kuyigurisha amafaranga 1,500 iranga igaruka i Rwanda rwa Gasabo. Ngo yewe kana karagerwe runaruhima ntuno gatoge ntiwandushije kuragira, ntidore ndagiye insenga mihigo y'inkabura n'isumbye izindi kugira amareri karusha izindi kugira imbaraga ikubagira amakuza ya rugina. Ngikaririmbwa n'ingabo nziza ikamenesha baragiye ibihogo bagatinya nibayubahuke bagakindurwa no kwihunga, bagakubana mu ngeyo isumba izindi batinya intore z'umwami wangiriwe. Wewe sanzu urwimo we sanzu urwimigira harengeye umbwiriye Rwema rwa Rudasumbwa byukiye rubika turagishiriza imwimana mushirarungu, nasanze abatindi batarame ntibaba ari Rwema zaryoshye inyama, ni nuko mbera mu gihumbi mbanira urwiya mu ruro nizi wacu zaryoshye ikivuguto. Ayo yari amahamba, munyemere muhuze ibiganza maze mushimira amahamba y'inka, maze munyemere nanzikana amazina y'inka ubundi nze gucyura inganje n'inganikani. Munyemere mpamagara inka y'abajiji mugabo wigemaho batinya nibangira iminega y'indeko ahubwo warishinze bigwi by'indamutsa, warutabara nazambaye igindi rwa Mirindi ya Sharangabo, bazakubye umungeri w'ikinimbi ihera mu mihana y'ikenzi Rwema bayirahira mu mihigo, ngo bayihaye umushishiri irishima bayihira birabagirana bayiha ibyambarwa by'imira, ngo bayiha ibyansi bisa nk'ibye, ngo bayiha umwana uramwirera bayihaye umwanzi uramwirenza zicuta zita Rwamucyo, umpamagarira isega mihigo y'inkabura n'isumbye izindi kugira amareri karusha izindi kugira imbaraga kwagira amakuza ruge, ngikaririmbwa n'ingabo nziza ngikamenesha abaragi ibihogo, ngo bagatinya ntibayubahuke, ngo bagakindurwa no kwiyunga, bagakubona mu ngyo batinya intore bagasanga umwagazi ngo gabo nyirazo ntizikubangira itwara rutarindwa n'umuheta icuma abaheshi baremeyeho bari kubiri bahagarike, ngo riryakiranira mu rugamba, ngo arebe ingororero mwikobe, ngo bamaze kurihatamo imberera, ngo bari imfizi y'ingubihirwa n'ishyo ku nkiko ikagira umwete wo kuriboneza urugo yatunguye mu bishenyi bikanze isaha n'isobe ingabo nziza, ngo buriya bahungira inkuba, ngo bahama mu rubugira bakubita, ngo amaboko barasangana, ngo borera inkuba zo ku munini uko zirakera urugendo zigana umwami Rwabugira, impundu ziravuga mu mirongo ziravuga umubuga hagake, ziravuga urugarama rwa Nyamabere, impundu ziravuga kuri Rukara, ngo bakirangamizi irimo inyamibwa, ngo bararihiza zirimo ruhashya mu nzi, impundu ziravuga rwa Mirindi ya Rudasumbwa umenya byukurutse musinga umuseke wa mbere utangaye, ngiyebwe hege babari kogoto impeta ubuga za Rwogera ndatuma abahinzi bavuza urwabo ntibe mu nama y'urugwimba ntitabarira urwiyamuro ntibe mu ngabo zise, gahubwe gatambukana inganiza isanga nta mayumva ari na nyiko bayivuga rubambiye, ngo ntabona harumenera ngakarura na Mirindi asemo akamuti kuri icumu ryo mu mbavu za ruguru, ngiyebwe hege bamari kogoto ngo bene cambwa abandi bakire, ngo batsimvanye abanyamukazire bakicunguza umukotanyi. Amashinga mwamfura mwe, burya mubyeyi mwiza kuvuga inka no kwibanza kutibanza bitera amazinda. Hambere aha Uwiteka yagize cyavubura ibinyamafufu bituga ubutaka. Hari ibintu abantu batajya bagirira amakuru, waruzi neza yuko abashumba ari twe bantu ba mbere bazajya mu ijuru, nitwe bantu ba mbere babonye Yesu Kristo. Yego, ndagira ngo mubidushimire. turabashimiye rwose. Iyi si imitongero sinamahagira ahubwo ndakubwira igihari. Yego,
iyi ngurube nayirinze urwiri n'urucaca ngo rutazayica ibisebe mu manzi. nyarubonye. Shyiramo akababi k'agahara kukunga urukumbuzi tuzaruhorane. Yego. Shyiramo n'akababi k'umuhurura kugira ngo abahungu iwanyu bajye bahurura abakobwa b'iwacu. Yego. Shyiramo n'akandi kikunde kugira ngo urukundo ruganze. Yego. Nimbitsamo akumushishiro ngo kazihumura neza ku gicaniro, ngo kandi gatuma n'inka zishisha iteka. Nuza kunkunda ukankundira unkoreye muri uru ruhanga asubire mu rwuri. Byeyi mwiza arakoze cyane. Byeyi yampereje fanta bidasobanuye ngo ufate ibyo ubonye, ampeta n'indi. Unyemerere n'aka ngaka nze kugakora rugondo byose n'ibyanga n'undi njya numva ngo byirahira rukanye ndasha ibinyura inzira imwe, uze gushaka abagaragu bawe maze baze kuntwaza de. Urakoze cyane. Maze njye gusanga data rero nishongora. Mubyeyi mwiza ndi rutete rutaro mu bishubwa abo dutabaranye simbata ku rugamba nkesha urugambi nk'abumanzi nkayibatwara. Nakubise umwanzi mucengeza mwicukira suko umucucuma mucumukamba bambaye bati mutabara abandi bati nimusigara nimwamuhanga niyo Imana yitabara. Ndingangara isatasa abacize minde abasore rubanziriza ngabo. Mubyeyi mwiza ndi umusore wanetse imihigo narashe umwambi impinguranye impinga miga ko ntawe uzampiga mu gutsinda. Mubyeyi ndi umusore muto muto unyitegereje ubona ko mfite mu nda zero ndi nk'urutozi iyo bigeze ku munwa mbi inzovu yo mirindi. Mubyeyi mwiza burya hari ibanga navumbuye, navuze amagambo menshi, niba hari aho nacumuye umbabarire. Abashumba rero tugira ibyaha bibiri, gutukana no konesha, urambabariye? Ndakubabariye rwose. Icyo gucukura amageri icyo twakibabariwe na mbere tuba tugira ngo twirwaneho. Si byose. Maze rero mubyeyi Imana yaritegereje abantu bose bahereza igikwiranye nabo. Ireba abasore b'ibigango n'ibizigira baratera bitwa bakarani. Ireba abasaza nkamwe b'abasirimu bambika amakoti bamwe b'abapasiteri abandi b'abapadiri batubwiriza ubutumwa bwiza. Ireba abandi bafite amaguru meza baranyonga bitwa abanyonzi. Irangije iranyitegereza inyuma uburebure, inyuma ibigango, inyuma ibizigira. Impereza umunwa nge ntunzwe n'umunwa mubyeyi buriya naho navuze kumbabarira. Unyemere rero inka zose zo mu Rwanda zizaba izawe ariko nizigera mu rwuri zibizange. Unkorere kuri ino nkoni nsubire mu rwuri. Ndabikwemereye rwose. Urakoze cyane nkorera kuri iyi nkoni. Nushaka unampesha umugisha muri ruhanga rwose rungana uruhanika ko mubyeyi mwiza. Urakoze cyane. Rakabyara. Tunga utyo. Mubyeyi nawe nshakira fanta bidasobanuye ngo ufate ibyo ubonye, akana ko ninza kubyigerenjurana n'ubundi bajya bambwira ngo byivangira indimwe ariko ndaza gutambuka ntaba nka nyamanga iyo byavuye. Ndabona abasore bose bari hariya ni abasirimu bari simate ariko ndangamira uyu musore uhanitse imihigo ndavuga para wapanze plani poshura aho di pare mbese ibyo byimbo twaguhaye byakunyuze. Imana iguhamba ururama ariko kandi guhaza ubugiri. Shingiye kuri ubwo ndaza gusaba Ezekiel uraho neza ma ntago genza abanyamwanga yo byavuye imyamatu wamuhaye inka dore amambere ahangaha nibwo ngira gishya kimenebere yagihindutse hakurya kwa Nyaruzi rw'amahara amanga umuhinza aho kumugabira aramugabya. Unyemerere dore gutera inda biragora uzakoresha akangaka ma gutera inda biragora uzakoresha nawe kuyakira biragora uzakoresha aka ubundi twese muze kudukuba rugondo n'ubundi numvise binyura inzira imwe ndaza gwitahira ubundi ndirimba nishongora imbere y'ababyeyi ngimfizi yanjye rwivugira mu gituzi gituma nyikunda yanani abagambanyi mpore 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 wararaye mpore 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 rayengukana kamama nugire ngo ndakwanga je nzaguhinkuru gamba rumaze kurema nzaguhinkuru gamba rumaze kurema je nzagukamira amatayi mararungu mpore 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 wararaye mpore 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 mwese muhore kandi murambe Imana ibahe umugisha. Rero nshingiye kuri iryo teto umuryango twizije umwaka w'umwakaka turahinga tureza turahura turahungira turahunika ababyeyi beza abanyirabyano binibirezi urusyo baruhamye ingasire turakangaza ku buryo butakanga imitima y'ibizera dushigisha urujyo n'uruyamba kuya ibintu bigendere ku mujyo ariko kandi ushaka n'umutsima utsibaritse mu rukundo hakurya ku musozi binyamafufu bituga ubutaka maze tugira umugisha wo kwizihiza umuhondo wisuka kugira ngo tuzakomeye nyirira hato. Shingiye kuri uwo mujyo rero ndagira ngo mwemarare mwembi mbabwire mwembi ni mwemarare. Ezekiel na Isimbi pare na Marene namwe icyo kirabye mushaka hano mwe mugishyize n'ubundi ni cyiza yambwiye ko nta rukiri rurimo ruzadwinga umugore we namwe mwemarare rero mbabwire
sosiso n'isombe bisimburanwe mu bisorori, amafu n'amafunguro n'amafiriti nta wundi musifuzi ari furusheti. Karibu ku meza. Ndagira ngo umunyamakuru yashatse umuryo ukwiye maze awusharike mu gihe umwami n'umwamikazi bari kujya ku meza. Aba basore rero namwe ndi buri umwe wese n'uwo bari kumwe kandi ntimubure ubwenge. Utazi iryo renga ntamenye irengero ry'ijambo. Murakabyara.